Ni ukuvuga ngo nk'uko muri video y'ubushize naberetse ngiye kohereza amafaranga kuri iyi nimero, ngarukiye hahandi hafi kugira ngo bitaza kubateza urujijo. Aha ngaha ino nimero niyo nakopiye ndagenda ndeba ko yanditseho aya mazina, ndangije mwohereza 2100. Noneho ngiye guhita nkanda hano kuri I have paid kuko nanjye ndi sure ko nishyuye. Ni ukuvuga ngo ngiye gukanda hano kubera ko amafaranga yo nayamwoherereje. Nkanda kuri I have paid. Iyo nkanze kuri I have paid bahita banyaka proof. Ni ukuvuga ngo hano hantu rero mpita nza ngakanda kuri aka kamenyetso ka plus, aka ngaka nkagakandaho kugira ngo ngende nshake screenshot. Mbere na mbere ubwo ndabanza mfate screenshot y'uko namwishyuye. Screenshot ngiyi, ubwo mpita nyikopiya, narangiza ngahita ngaruka hano kugira ngo ntange proof. Nkanda kuri ka kamenyetso ka plus, ndagakandaho, njye mu mafoto aho nanyura hose nta kibazo, just once ngiye kumwereka proof. Ubwo hano ndajya mu yandi mafoto, proof iri muri screenshot ngiyi. Ubwo proof rero, ubwo nkoze kuri ya foto, proof ngiye kuyishyiramo. Proof yagezemo, naba ngiye gushyiramo iya kabiri. Noneho proof ubwo yagezemo, buriya irimo hariya, nuko itari guhita igaragara neza, ariko ubwo ndakanda kuri confirm payment. Nashyizemo ya screenshot. Ni ukuvuga ngo ndimo ndabona ama message. Ni ukuvuga ngo iyo noneho namaze kwishyura nkatanga iriya foto ya screenshot, ntabwo nemerewe kuva hano. Ni ukuvuga ngo ikintu ngiye nkora, ndaza nkareba, wenda nshobora kuganira nawe hano, nkareba zino message chat, nkareba message ari kumpa. Wenda nshobora gukandamo hano nkirebera muri chat gusa, nkareba muri chat. Urabona ko ya screenshot nayimuhaye nk'uko nayibabwiraga yamugezeho. Ni ukuvuga ngo hano urebyemo neza, iyi ni ya screenshot njye namuhaye ya message y'uko nishyuye. Noneho bahise bambwira ngo seller received payment, order is complete. Ubu yampaye amadolari. Kugira ngo ndebe ko yampaye amadolari rero, ndagaruka hano gatoya. Ibi bintu mubirebe mwitonze, aha ni umutungo, iyo urebye nabi urahomba. Ndagaruka hano gatoya, noneho ndebe se koko nabonye amadolari yanjye. Ngira ngo urahita ubibona ko amadolari yaje tayari. Noneho nshatse hano bahita bambwira ngo ntange nyine feedback, mpita nkanda kuri positive kuko urabona ko nta ntindi, yahise abikora yihuse. Ndakanda kuri positive, nkande submit, nyine mu buryo bwo kumuhesha ikuzo kubera ko nawe ibintu aba abikoze neza uyu Bona. Noneho ikindi hano nyine ngira ngo urabibona ko amadolari bayampaye nk'uko nayababwiraga. Your crypto has been deposited to your funding account. Ni ukuvuga ngo amakiripito yamaze kugeraho. Hano rero ndagaruka inyuma nk'ibisanzwe, ndakora back, ngaruka inyuma kuko ibi ngibi byarangiye nta kibazo. Njye ndongera nkore back, nongere nkore back nanone, nkore back, ibi byose mbivemo. Ngira ngo uri kureba, nongere nkore back, ngaruke hamwe nahereye. Ngira ngo mwawe mwabibonye yuko nta madolari nari mfiteho. Urabona ko hahise hazaho idolari 1.53. Ni ukuvuga ngo ubwo noneho mfiteho amadolari. Icyo bigenda bite rero, ndabanza nze hano kurikire neza amadolari yariho, ariko kugira ngo amenye aho aherereye, ndaza hano kuri asset, ahangaha kugira ngo ndebe amafaranga yanjye ahantu ari. Nkande kwa aka kantu ka assets, kurikire neza hatagira ikintu kigucika. Nkimara gukanda kuri assets, amafaranga yanjye dore ngaya ari hano muri funding, ari hano ngaya, ariko hari aho bita muri funding. Kandi kubera ko ngiye kugura toni, biransaba ko nyazana akaza hano, akitwa muri trading, akaza hano muri trading, kuko
kugira ngo mbashe kugura nuko mba nayazanye muri trading. Birasaba iki rero? Ni ukuvuga ngo nk'ubu ngubu mpise nza nkaza kuri trading ni aha ngaha naho ndahabereka, ni ukuvuga ngo trading ni kw'aka kantu aka ngaka. Nk'ubu nje nkahita njya kugura toni, ndaza mbere kuko toni igurwa rwose. Kurikira video ntabwo iri bube ndende cyane, ariko inabaye ndende iba iri kukwigisha nyine ibintu nawe utazi. Ni ukuvuga ngo nkigera hano, reka nkureho aka kantu mu nzira. Nkigera hano hari ahantu uhita ureba hejuru, ureba hano baba bakwereka ko naho uri muri buy, ushatse wagura kowa, dore kowa niyo irimo, kowa Vices USDT, ubwo ni kowa irimo. Ni ukuvuga ngo kowa nyiguze iri ku $1.15, cyangwa se hano hari akandi kaba kakwereka wenda seri, bakwereka na seri nk'ubu aka ngaka kakwerekana ko wazigurisha, ubwo ukimukiyeho ukagakandaho, uba ugiye wowe kugurisha kowa. Abantu mwakoresheje STT nubwo wenda mwahombye cyangwa se bamwe mukunguka, ngira ngo ibi murabizi, wajyaga kuri buy cyangwa se ugiye kugurisha amadolari. Ubwo rero ubuhanga naba ngiye kugurisha kowa. Noneho ngewe rero ibi si byo ndimo, ngiye ndashaka ahubwo kugura toni. Ubwo icyo mpita nkora rero, ndaza nikandire hano kwa aka kamenyetso, aha ngaha kano kamenyetso gacuramye nimba muri kukabona, niko mpita nkandaho. Ningakandaho ndaza hano muri search nshyiremo toni, nandikemo toni hano kugira ngo bibe toni n'iki n'amadolari. Ubwo ndakanda muri search nandikemo toni. Nimara kwandikamo toni ndategereza network cyangwa se nkande kuri enter, toni barahita bayizana, toni na USDT. Ni ukuvuga ngo ubwo ndakanda hano rero kubera ko bayimpaye, nkande kuri toni, ntegereze birodinge. Ngira ngo urabona ko kowa ihise ivamo hakazamo toni, ariko ndi muri seri, ndongera ngaruke n'ubundi hano. Nimba ubibona neza, harimo harivangamo message za Telegram. Nimba ubikurikirana neza, twatangiye hano harimo kowa na USDT, ariko nayihinduye nkanze kwa aka kantu hahita hazamo toni. Ni ukuvuga ngo ndi kuri seri, kuko seri akenshi yaba hatukura. Ubwo ndashaka kuza kuri buy, buy hariya twahoze kare, ndaza kuri buy nikanzeho. Noneho bari kutwereka ko toni igiciro ihagazeho, dore ni amadolari 6,540 biri guhindagurika. Nyine ifaranga ry'ikoranabuhanga rirahindagurika, niko bigenda. Noneho ubwo ukurikire neza akantu ku kandi, ibi bintu bisaba kubyitondera. Hano hantu handitse limit order, ndakanda kwa aka kantu n'ubundi gacuramye nk'uko muri kukabona, ishyiremo market order. Umuntu ashyiramo market order, ubwo njye ndashyihitamo market order. Ntabwo ushobora kugura ngo bikunde washyizemo limit order, ahubwo ushyiramo market order. Ni ukuvuga ngo noneho bimaze kugera aha rero, mpita nza nkareba ese mfite USDT zingana iki. Ngewe ndashyiramo hano umubare wa USDT mfite. Mukurikire mwibuke ko USDT kare ntabwo nigeze nzikura kuri funding ngo nzizane muri trading. Ibi byo nandi gukora byose ntabwo byakunda, niyo mpamvu mba mbikoze ngo udahura n'ikibazo bikagucanga. Ngewe mfite USDT zingana na USDT 1.51. Yego. Ubu noneho nkanze kuri buy ntabwo byakunda, kubera yuko bahita bambwira ko nta kintu mfite. Ushobora kuri buze gukandaho ukabona biri kwanga kabisa, you have insufficient funds. Ngira ngo urabibona message bari kumpa hano hasi. Ushobora kuri buvuge ngo none ko byanze nashyizeho amafaranga, bari kumbwira ngo you have insufficient funds, select deposit method to continue. Ubu rero ikibazo ntabwo ari uko amafaranga atariho, ahubwo sinayimuye. Ikindi cyo nagira ngo nkwereke rero, reka mve hano. Ako nako naberekaga bitari bukugore, ngiye kuva hano ngaruke hano kuri asset kugira ngo ya mafaranga nyavane muri funding nyashyire muri trading. Bigenda bite rero? Mpita nza hano kuri transfer, aka kamenyetso niko mpita nzaho kugira ngo amafaranga nyazane muri trading, ngakandaho. Iyo ngakanzeho urategereza nyine,
ubwo ngiye ku migratinga cyangwa se mvana amafaranga ahantu hamwe nyazana ahandi. Hano turategereza network from funding to trading, yego niko bimeze. Ngira ngo urabona ko bari kumbwira ngo ngiye gutaransifa from funding to trading. Yes, icyo nicyo nshaka. Ni ukuvuga ngo biragenda bite rero, ngenda kanda kuri aka kamenyetso ka max kugira ngo amadolari yose mfite ahita aza. Ndayakanda kuri aka ka max, nindangiza nze hano hasi nkore kuri confirm. Iyi confirm yo hasi hari umuntu uvuga ngo ko ntayo nabonye, dore ni iyi ngiyi. Ubwo ngiye kuyakonfaminga amafaranga ahita. Ibi ni ubuntu kubikora, ntugire ngo hari icyo bagukata, byabaye. Amafaranga yageze muri trading. Ndahita noneho nza rero nkande kuri aka kamenyetso, n'ubundi aka ngaka nsubire inyuma kuko namaze kuyajyana kuri trading. Noneho nk'uko byari bisanzwe hamwe kare byananiriye, noneho birahita bikunda. Ngiye kugaruka hano hagati kuri trade, nkande kuri trade. Nimara gukanda kuri trade, n'ubundi urabona haracyarimo toni bya bindi byose nakoze, ariko akarusho noneho hano hari kuri available, hariho ya madolari yanjye, dore ngahe. Akaba ari bugure toni zingana gute? Icyo nicyo wabona, aragura toni zingana na 0.220. Ya madolari riri buze kugura toni zingana, nimba uri kubibona hano, na 0.220 n'iriya kabiri nyine uko. So ikintu mpita nkora rero, nkora hano kuri buy toni kubera ko nizeye yuko amadolari ariho. Akora kuri buy toni, order placed. Ubu noneho byarangiye maze kuzigura. Ibi bindi baba bari kumbaza ngo how was your recent trading experience on OKX. Ibi ushatse utanga feedback cyangwa ukabyihorera, ubwo ndakora ahandi ku ruhande bivemo. Icyo nzi cyo nuko namaze kugura toni. Ni ukuvuga ngo nimba toni rero namaze kuzigura, ngiye gukora iki? Ngiye kuzitwara nzijyane muri toni kipa, yego, kugira ngo ibintu bigende neza. Ni ukuvuga ngo ndabanza njye muri toni kipa yanjye. Ibi mbikupye byose, ndabikupye mbivuyemo. Ngiye gushaka ahantu hari toni kipa yanjye, ngiyi nyifungure. Murihangana, ariko abatarakoze subscribe muyikore, mukore share ku bandi kugira ngo mubone uko ibintu biri gukorwa. Ubwo rero hano ndategereza toni kipa ifunguke. Hari ukuntu nayo nyine iyo yamaze akanya idafungurwa isa nkaho itindamo, ariko ngira ngo irafungutse kandi urabona ko mfiteho 0. Ubwo rero toni kipa igifunguka, nzi yuko namaze kwigurira toni, ndaza nkande kuri receive. Ni ukuvuga ngo ngiye gukora kuri receive, nkandeho. Nkikanda kuri receive, ndaza hano handitse copy ahangaha, ubundi ntware iyi toni address. Nakoze copy, kora copy bikagaragara. Urabona hano hejuru bari kumbwira ngo address copied. Nihuse rero ndahita nkora back nigarukire hamwe muri OKX narindi. Nindangiza ndahita nza hano hasi, njye hano kuri asset. N'ubundi mu gikumwe cyanjye harimo address nkuye muri toni. Nkigera hano urahita ubona ko banyereka toni mfiteho. Nimba ushobora kureba hano, dore ngizi toni bari kunyereka ko mfiteho toni muri asset mfite. Yego, ndazikandaho rero, ndakanda kuri toni. Kurikira uko ibintu biri gukorwa. Ibi ngibi nyine umuntu arakurikira, kandi wareba nawe ugahomba. Bagahita banyereka toni uko zimeze gutya, ngizi zifite agaciro k$1.50 nk'uko n'ubundi naziguze mubireba. Dore nguko uko bahita bazinyereka. Ni ukuvuga ngo rero nkimara kugera hano ushobora kwibaza ngo none harakorwa iki? Ese toni ngiye kuzigurisha, ngiye kuzigira gute? Ni ukuvuga ngo ngiye ikintu ngiye gukora, ntabwo ngiye kuzigurisha, ahubwo ngiye kuzi withdrawing. Aka kamenyetso rero niko ngiye gukandaho, uri kubona hano aka ngaka. Ndakanda kuri aka kamenyetso. Sorry, ntabwo ari aka kamenyetso nkandaho. Naba ngiye gusevinga wallet.
naba ngiye gusevinga wallet, ahubwo Tony margin barimo baranyereka amakuru yayo, last price, ibiki byose ndayikandaho, ahubwo ndakanda hano nyine kuri izi toni mfite. Tony margin yanzeho hano, naba nsubiye muri trading, ni ukuvuga ngo ndazikandaho gutya nk'uko nabivuze, bahite bantwara hano. Aha naho baba bagiye kunyereka last price, transaction history, aha nabyo naba ngiye muri spot trading, ni bimwe twahozemo. Ni ukuvuga ngo rero ahangaha ndakanda kuri toni, nabyo ntibyakunda, aya makuru yose ni ayayo. Performance trading, total value. Sorry ndabyibutse, ntabwo mba nabiherukaga, ariko mpise nibuka icyo gukora. Ahubwo ndahita nkanda hano, tukiri hano, iriya ni challenge mpuye nayo, ahubwo urabona nyine toni ziriho, ndaza nkande hano kuri withdraw, ndakanda hano kuri withdraw, nimara gukanda withdraw ndakanda hano ha kabiri withdraw crypto. Ahangaha dore niho ngiye guhitamo, nkande withdraw crypto. Nimara gukanda kuri withdraw crypto, bahita bampa toni, nkande hano kuri toni. Ubwo nyine crypto mfite murabona harimo toni na twice, ariko ubwo toni niyo nje kubikuza, ndahita nyikandaho. Noneho hano bampe on chain niyo nkandaho. Internal fee ni ukuba naba ngiye kuyijyana muri OKX n'ubundi, ariko noneho ni on chain, ubwo ndahitamo hano hambere, ubwo ndakanda kuri on chain. Nimara gukanda kuri on chain, aka kantu ndagakuramo kajemo. Hano rero ndashyiramo ya address nazanye nakuye muri Tone Keeper, ndayishyiramo hano, nimara kuyishyiramo hano bahita bakubwira ngo select network. Ahangaha network rero igomba kuba ari iya Tone kugira ngo ntahomba. Ndakanda hano kuri select, ubundi noneho nze mpitemo network n'ubundi ni Tone yiyanditsemo, yamaze kwiyandikamo. Ahubwo aha nashyiramo comment wenda hano, ariko si ngombwa cyane. Aha nanshatse nashyiramo comment ariko ntayo. Ahubwo hano ndashyiramo withdraw amount. Network yo yijyanyemo withdraw amount. Rero ndakanda kuri max, kuri kano kamenyetso ka max, kugira ngo zose zihite ziza. Ubwo ndakanda kuri max, ninkanda kuri max ngira ngo wabibonye ko zahise zizamo zino. Balance yazo dore ngiyi. Hano hasi rero tugiye kureba account, trading account niho ziri nyine, select withdraw account. Withdraw account zirava muri trading account kuko ariho ziri. Network fee ni ikiguzi baba bari bugukate, reka nze mbibereke neza hano. Network fee hano bisaba ngo urebe buri kantu, ni ukuvuga ngo network fee ni 0.0 n'igice kimwe. Ahangaha 0.0 n'igice kimwe cya Tone. Amount ndi buze kuri savinga rero ni iyi ngiyi. Ni ukuvuga ngo ndi buze kuri savinga amount ingana na 0.22. Ubwo rero ngiye guhita nkora hano kuri submit.
ibindi byose namaze kubibona. Urabanza ugacekinga neza ukareba ese washyizemo withdraw ni toni, washyizemo aderesi wavanye muri toni kipa, washyizemo amount ushaka na akawunti ziri buveho, warangiza ugakora kuri submit. Ubwo nkoze kuri submit potential risk warning. Hano baba bakubwira warning bakavuga ngo please ensure you selected the correct withdraw address account. Once the transaction is sent into the blockchain we cannot revise it. Nyine barakugira inama bati making sure ko iyo address na washyizemo byose ari toni, washyizemo address ya toni, ukaba washyizemo kandi na network ya toni byose ndetse na ya address. Ubwo rero ndahita nkora hano handitse ngo understand, baba bari kukugira inama. Ndakora hano handitse kuri I understand, ndakoramo hano nindangiza nkande continue. Ni ukuvuga ngo hano barongera bakabikwereka ibyo wakoze, bakakwereka address, dore ngiyi, withdraw, network fee, byose bakabikwereka kugira ngo urabibona, warangiza ugakora kuri confirm. Ngo hano bagiye kunyaka email bohereje, barampa code kuri email bampe n'indi. Hano hambere ngiye gukanda kuri send code, ni ukuvuga ngo hano barampa code kuri email yanjye, hano bampe code kuri phone authentication. Ni ukuvuga rero ngiye gukanda kuri send ubundi zose nzishyiremo. Hose ndakanda kuri send na hano nkande kuri send, ubwo ntegereze ko bampa amakode. Nihuse nshatse nabanza nkajya muri email nkajya kureba code baba bampayemo, kuko ubwo bayimpaye byanze bikunze. Ndakanda hano kuri email, ya message nayo yaje, reka mbanze njyane ya email ariko ya email uba ari umunota umwe, bisaba kubikora wihuse, ntabwo ari iyi ngiyi. Ngiyi ahubwo iyi niyo ya your toni withdraw verification code. Ubwo ndajyana ino mibare ndayikopiya, nindangiza muzirikane ko baba baduha umunota umwe, bisaba kubikora wihuse. Nindangiza ngaruke nyine muri OKX mpashyire iya email. Natinze, iyo utinze baguha indi rero. Ubwo reka nze n'iyi message nyisibe. Iyo utinze baguha indi ariko ntacyo, it's okay, buri wese aba ari kubireba. Ndongera nkande kuri send. Reka wenda mbanze mfate imwe, reka mbanze mfate iya message kuko ziri kuba nyinshi bitewe n'igihe, ugasanga na hano nkande resend. Reka nzisabe zose. Message yo yaje, phone authenticator niho ndi buyishyire. Noneho nindangiza njye no kureba n'iya email. Ya email ngiye muri email kureba iyayo. Murihangana, bino bintu nyine bisaba kubikora witonze, kuko iyo urebye nabi birangira uhombye. Ubwo iyi ngiyi niyo muri email, ndahita nzanye pastingemo hano, paste ya email, nkore confirm rero. Ngira ngo none urabona ko bavuze ngo request submitted. Urabona nashe nkaho ngorwa no kujya gufata iyo kuri message nkajya no muri email bigatinda, kandi baba baguha amasegonda, bisaba ngo ubikore wihuse. Ariko hano urabona ko bambwiye ngo we are sending toni zingana gutya to the address ending na send to y. Nuko niya address nashyizemo, bambwiye ko bari kubikora rero. Ubwo ni ukuvuga ngo
we've got your crypto withdrawal request, na hano bari kumpa notification ibivuga ko bagiye kubikuza za toni bakazijyana hehe muri Tonkeeper. Ni ukuvuga ngo hari indi notification ariko numvise, ni ukuvuga ngo ikintu bari gukora nyine ni icyo ngicyo, bagiye kuzinjyanira hehe muri Tonkeeper. Ni ukuvuga ngo muri Tonkeeper ubu ntizirahagera ariko zirahagera, ubu ibi byarangiye rwose ntaho biba birangiriye. Nk'ubu ngubu ngiye muri Tonkeeper, nshobora kujya muri Tonkeeper ngahita ndeba hano, ndasubira inyuma hano, ibi ni bimwe nari nasizemo kare, ndategereza nzi yuko ziri buze kujyamo. Nimba uri kureba neza bambwiye ati twayohereje kuri aderesi iherwa na CN2Y, kandi koko biragaragara urebye hano niyo isoza CN2Y. Ubwo rero ziri bugeremo, wenda ntabwo wakomeza gutegereza, nuko nguko nizimara kugeramo ushaka witurize, ntugire ibintu byinshi ujyamo, witurize kabisa. Ni ukuvuga ngo uzajya kubona ubone baraje. Ibyo kugura sitazi ntabwo ari ngombwa cyane kuko bazaziduha, ni ukuvuga ngo sitazi bazaziduha. Urabona biranakunze mu gihe nayo nkiri kuvuga ngo withdraw has been successfully completed. Ngira ngo nimba uri gusoma bino barambwiye yuko byarangiye nyine zagiyeho. Wenda guhita nzibona ako kanya nicyo ntari kwizera, ariko nshobora no gukora refresh. Ngira ngo kubw'amahirwe bihise bigaragara. Urabona bigezeho bifite agaciro k'idolari n'ibice 44, kandi byari idolari n'ibice 5. Ubwo ni ya gas fee ya 0 n'ibice bimwe bankase. Ubu rero ni uko nguko umuntu agura kuri OKX. Ngira ngo video ibaye ndende ariko irakwigishije. Ni uko umuntu agura amadolari kuri OKX akajyana muri Tonkeeper, ibintu byose bigakunda gake gakeya. Urebe video witonze, ukore subscribe, n'ibindi byose nzabibagezaho. Ibi nimba bishoboka mfasha amafaranga nkayajyana nkagura, ibi bikwereke yuko nawe ushobora no kuba wanayavana mu ntuze muri mobile money ukayageza muri crypto. Ni uku nguku ubikora. Abantu mutabyizera ni uko bigenda. Ubu nshatse noneho nagura za sitazi, cyangwa se umuntu akanategereza kuko mfiteho toni ifite agaciro kangana gutya. Sawa rero, ndabakunda cyane, mukore subscribe. Ngira ngo urebye hano noneho uranabona toni mfiteho ko ari 0 n'ibice 2 byayo, ifite agaciro k'idolari 1 n'ibice 44. Murakoze cyane.